ukora imibonano byibuze kabiri mu ijoro, kabiri mu ijoro, mu gitondo rimwe, ku manywa rimwe, kane mu munsi ariko nyine kane ku munsi, aho mba numva nyuzwe nyine ibyo nshaka. Mwongeye kwirirwa mwese mudukurikirana umunsi ku wundi. Umunsi uko menyeretse n'abasitari batandukanye, twabazaniye undi musitari nawe twavuga ngo muri minsi iri kuvugwa cyane yaba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu buzima busanzwe muri rusange. Ntago ndaza kumuvugaho byinshi, ndaza kumureka yivuge, ndagira ngo tubanze tumuhe ikaze. Merci. Mumeze mute? Tumeze neza cyane. Watangiye biga nk'abadukurikiye ko hari umuntu wenda ushobora kuvuga ati okay, mubona amafoto yawe cyangwa se amavideo yako ntago akoze neza. Nitwa Fofo dancer, ndi umubyinnyi wabigize umwuga, niko kazi nkora. Fofo dancer, ese tubanje gwera gato muri muko watangiye umwuga wawe cyangwa se ko watangiye bino bintu, watangiye kubyina gihe cy'ubundi ubona nk'umwuga baravuga kubyina bisanzwe ndamukwishimisha. Nabitangiye 2016 ariko ntabirimo neza cyane bitewe n'ibintu byinshi nari ngiye mugiyemo. Maze kubivamo rero ibyo ngibyo mpitamo kuko narakoraga nyuma nkabihagarika, rero niyemeje kubikora noneho byanyabyo mbigira umwuga wanjye, kazi kantuge kandi kangize kure. Ese ubona umwuga wo kubyina mu Rwanda uhagaze gute? Ko abantu babibona hari hanze bakumva ni ibintu bisanzwe cyangwa se ni ibintu bakora kwiyemeza gusa, wowe ubona gute? Buri muntu wundi aba afite gufata ikintu bitewe n'uburyo n'amarangamutima ye. Ushobora kuba wewe ufite ibindi ukunda gukora, dan nje nabyina kumva ntago bigushimishije, urumva ko abantu tugira imyumvire itandukanye, ashobora kumfata mu bundi buryo njewe ndi nabyo biraba, ariko ntago binci intege icyo uvuga ngo kubivugaho nuko nta ntege binca. Nabitangiye mbizi kandi nabanje kubitekerezaho kugira mbashe kurangira gukora ninjirize kandi none nkora akazi kanshimishije kantunge. Ese mu busanzwe ubikora hagana he? Umuntu wase ni umubyinga umugani, ubikora hagana he? Umuntu ashobora akubona hehe, akubona gute? Nje nibiraka nago nta hantu mfite contract, ndakorera ahantu hatandukanye bitewe naho bamagaye bantumiye. Mwino minsi yo narindi mamaze nk'amezi 2 ndikorera muri Kongo, ndagenda buri weekend. Hari umuntu ubibona cyangwa se ubona abakobwa babyina nk'uko mugani ku ma stage atandukanye yaba mu bitaramo cyangwa se mu tubari, bagashaka kwita bihuza no kuvuga ngo wenda abakobwa baricuruza n'iki, wowe bifata gute yumvisha umuntu yakubwiye cyangwa se hari umuntu iyo situation yakuba umuntu akabivuga cyangwa se akaja gufata uko utari nko ngo biraba ibyo bagufata n'ibyo nabwo nyine bagufata ukuntu utari, babituvugaho cyane cyane ko tuba turi kwicuruza, ariko ntago haramba ndi kwicuruza kuko umuntu uje kwicuruza agenda akajya gutega cyakaba nta kazi agira runaka kandi ukabona bayeho neza nta kibazo, cyo rero nibwo nakunavuga ngo kwicuruza, ariko njyewe mba nagiye mu kazi ntago mba nagiye kwicuruza. Ese nk'ibyinye hano akagira nk'umugabo gukunda cyangwa se gushima akakuvugisha ubyitwara mute? Kumuvugisha ndamuvugisha mu cyubahiro cyane ko nari mbagomba kubaha abakiriya. Yashatse ni hari ubundi buryo rushatse kubivugamo, cyatse kuvuga nyine ubwo mubwe yashatse ibindi birenze ibyo kuvuga ngo bamwabyinye gusa cyangwa se ashaka kumutahana nyine mukagira n'ibindi bihe byiza. No, ibirenze akazi kanjye byaba ari amahane, ntago bishoboka. Nyine iyo bikubayeho cyangwa se ibyo byakuba ubundi akajya nk'umuntu uri gusaba nko nguko uri kubyina ahantu. Erega buri muntu n'ubushake bwe kuba yakubwira icyo yumva ashaka, sibyo? Ururimi ni inyama yigenga, afite uburenganzira bwo kuza akambwira icyo yumva ashaka, nanjye mfite uburenganzira bwo kumwemerera cyangwa muhakanira. Ese kugira ngo muhakanire cyangwa se umwemerere bisaba iki? Kumwemerera byo simwemerera, kumuhakanira nta kindi bisaba usibye kumuhakanira, amubwira ko icyanzanye ari akazi tudahuje ibintu byari kuvuga. Mu minsi yashize hari ama message twagiye tubona ahantu hatandukanye avuga ko handitseho ko ari wowe kari amazina yawe, ko ngo ushaka umusore cyangwa se umugabo ndetse washyizeho n'ibisabwa. Ndagira ngo bwa mbere ko tubivuga cyane tuvuga ko ubutumwa niba nawe butanze tumaze tumenye koko ni wewe bwavuyeho niba butanze. Nje nabutanze, no kuvuga njyewe umuntu abaciye mu buzima bwinshi bugiye butandukanye. N'ubwa mbere wenda ntanzi inkuru kugira mvuge ni njye nyene umuntu umeze gutya na gutya, impamvu reka nyivuge bayisobanukirwe. Impamvu yabaye nuko mu buzima ugenda uhura n'abantu bagiye batandukanye, ariko ugasanga sometimes ntago bahuye n'ibitekerezo byawe cyangwa n'uburyo umushakamo. Uratereta cyangwa se nkateretwa, sibyo? Ariko ugasanga niba muhuje mukajyana mudahuje ni mujyana. Ahubwo ari stress zo kujya nirirwa muri ibyo bintu none reka nkori ngaragaze ngiye ku marangamutima yanjye icyo nyeneye n'iki.
uwumva ari tayari cyangwa se yumva ko abyujuje tukajyana. Siramo ubundi nyine umugabo ushaka agomba kuba ameze ate, agomba kuba yujuje iki, agomba kuba ashoboye gukora akazi kameze gute, wadusobanurira? Icyambere nshaka umugabo w'ibogari munini ufite ubwanwa, agasatsi gakeya kadakaraze nyine kagiye kuri ordinaire gasokozwa sokoje neza ariko apana kugira ute kugenda ngo bikarage mwe by'abastari nako mbikunda. Ego unyitaho cyane makeya urabyumva mu rukundo nyine buryo, ariko wibuke ko ntago ari umukunzi gusa nshaka nyine wo twabana nyine ubundi ko yakwemarira nanjye yinjiza byibuze atari munsi ya $10,000 amafaranga ku kwezi. Ukora imibonano byibuze kabiri mu ijoro, kabiri mu ijoro, mu gitondo rimwe, ku manywa rimwe, kane mu munsi ariko nyine kane ku munsi aho mba numva nyuzwe nyine ibyo nshaka. Ikindi utansaba kubyara abana bari hejuru ya 2 ko nyine nsanzwe mfite umwe nshaka nyine bamuvuze mbangira ngo niba aje azamenye ukuri kwanjye, atazaza agira ngo ngenda cyari umukobwa ndi female uzajya nsohokana nyine akamara liberté ariko none turi kumwe kugira ngo urukundo rwacu rurusheho gukomera. Ese ubundi wowe umusore kuri wowe uvuga ngo ni bogari abateye gute? Abari muri nahantu hose apana ho bwo wagiye muri gym urateruye hasi nturinganiye no hejuru. Bogari nyine shingwe atabi munini cyane ariko none abari munini bigaragara nyine. Kuri uwo muntu kwitaho cyane ameze ate? Ukuntu umuntu nkunda unyitaho ukuntu aba ameze bana hari igihe ntago umuntu ari ngombwa ngo muhoranye, ariko ne mwamutari kumwe hari uburyo umuntu wamutari kumwe ariko muri kumwe ku mutima agwake yagwamagara wirute umeze ute nta kibazo ufite wapi gutyo agwamagara shiri ndatashye ibintu nk'ibyo nyine kumye ku buryo ubona nyine akwitayeho agwaye agaciro cyane akoreka kari wowe mu buzima bwafite. Wavuze ngo umugabo ukora byibuze imibonano kabiri mu ijoro rimwe, mu gitondo niyo yaba ari mu kazi, ku manywa akataha agakora kandi kamwe basagasubirayo. Neye ubwo ni mu ijoro kuko ngenda tuvuye mu kazi iki cyangwa twari ariko nyine kabiri mu ijoro, mu gitondo saa 11 no kumanywa nyine nabwo nko masaa 6 wenda. Ese wowe ni iki cyatumye utameze inshuro? Mu usanzwe niko bigenda nyine ubwo nabwo bikora kane ku munsi cyangwa nshobora usanga ariko amenyereye ukavuga ati ngewe uriya niko namenyereye mbonye umuntu utabasha kubikora nk'uko nabimbenyereye yashiduka muciye inyuma cyangwa se nshatse abandi nyine uko mba nshaka umuntu maze nyine atumye ntamuca inyuma. Erega ingo nyinshi zigenda zisenyuka zizasenyuka turazibona kandi bapfa ibintu bigiye bitandukanye, nicyo kirimo nyine n'ubundi kuba nagunyura umugore wawe cyangwa nagunyura umugabo wawe nyine ibyo numva bibisenya. Rero nanyeneye azaba mpagije nyine ndavuga uburyo aribwo naba amazi. Ese ubundi mu busanzwe wowe turetse kuvuga ngo ushaka cyangwa se ko bizagenda bikora kangahe ku munsi? Uko nyine nkubwiye ubusanzwe ubu bisanzwe nyindi kubaza mu buzima busanzwe ubu ngubu urumva ndi mu kazi nta boyfriend mfite sibyo, nta mugabo nyine mfite kandi we nyeneye n'uwo ngo nyine abari we tsaye dukorana. Iyo ufite boyfriend no kuko ndezenda mu bihe byashize sanga mwaratandukanye gukora umufuko nabwo niko byagendaga ntago ariko byagendaga, niyo mpamvu nayo nashyizeho izo condition nabwo ngo twashe mu buzima bugiye bitandukanye. Wasanze uwo nguwo mu boyfriend ushize nyine ntabwo afite izo mbaraga zo kugeza kuri izo nshuro. Reka tureke kuva ku by'umugabo cyangwa se mbere ko natunivaho hari umuntu urakuvugisha mbere nyuma yuko igitangazo riso cyangwa se nyuma ko message igenda isakara ahantu hatandukanye ku mbuga nkoranyambaga? Hari abamvugishije. Wakuvugisha ari kubona harimo ababyujije cyangwa se ingingo iri kubagonga cyane ni iyi? Ntago bari babyuziza utaje abura kimwe ababura bibiri nyine ugasanga nyine bagiye buri ibintu bitandukanye. Ingingo iri kubagonga cyane ni muri rusange kuvuga ati wana tabenshi yabona ni 10 million. Niyo kenshi barimo barakontaho cyane bati aho ngaho wifuje cyane. Hari uri kuza ati nzayashaka reka dubase twe dukundanye. Oya nanjye kandi ibyo byo gutegereza ibyo byananiye ntago mbisha. Hari ibyo ntabwo ari kwiga ntangirije tangazo yo gutegereza kazabaza. Ariko rero ubwo mpamvu natanze tangazo nuko mbikeneye nyine. Reka tugaruke ku mwuga ukora muri rusange. Ese ubona mu Rwanda ahazaza h'uyu mwuga wanyarahaye? Ntago mu Rwanda nyine byari byirekura cyane, birahaba ariko ntago birirekura cyane nko mu bindi bihugu, nko mu kindi gihugu
ariko numvaga nifuze ko uyu mwuga wacu watezwa imbere kuko uradutunze sibyo kandi niba ubu bavuze wenda nk'urugero ngo ntago uyu mwuga ngo ufite ikintu maze ibikina biki bakawukuraho bamenye hari benshi baba babujije iki umugati kuko njye ntago naza gukora akazi nk'akawe ngo nkashobore niyo naba ngashobora byibuze ariko umva nyine mba ngiye mu kazi numva ntiyumvamo nubwo ko iki gihe nyine gusavayivinga nyine ari nka gutya kuba ibyo wize byose sibyo ukora uba usanga bitandukanye bitewe n'ukuntu ukeneye gushakisha ubuzima ariko none kuba wari ufite akazi kakavaho bigatuma ujya gukora kandi atari uko ngo kandi ukanze bawumva bibangamye kugira ngo udutandukanyirize kuko hari muri umwuga kumva abantu benshi bavuga mu nzira zitandukanye ari nabyo bituma nyine akiri urujijo ku bantu ubundi we umuntu avuze ngo ikimansuro wumva iki ikimansuro ni ukwambara ubusa ni ukubyina wambaye ubusa buri naho turagira ngo bidutandukanyirize n'umwuga wo kubyina basanzwe bakora wenda nawe niwe nawe ukora cyangwa se bamenye ko ibintu bitandukanye mu byinyo usanzwe n'umuntu ukora ikimansuro n'ahandi kuko usanga abantu benshi ariko batabyitiranya rero umukobwa ubyina nta kindi bahita bumva ngo none ngo ubumansuzi ugasanga biri kwangiza nk'iyo sura wenda yanjye hari ikimansuro na danse moderne twe dukora danse moderne kuko urabizi ko mu Rwanda ni ahantu babyina bambaye ubusa nyine ikimansuro ni icya Uganda twebwe tubyina twambaye abari danse moderne biho bitandukanye ikimansuro ni kugenda ukabyina ugakuramo byose ukamansura nyine twe rero tuba twambaye umva ntabwo biragera ku kimansuro ni danse moderne nk'iyo kubyina wambaye gute bisanzwe nyine mba nambaye wenda biterwa n'indirimbo ngiye kubyina cyangwa interprete niba ngiye kubyina indirimbo ya Celine Dion ntabwo ndi bwambara uko ndi bujye kubyina indirimbo ya Conscience ese ubona uyu mwuga ari ikintu washishikariza nk'umwana kuba yakora njye ntabwo nakwinjira mu buzima bw'umuntu ngo mubwire ngo ukwiye gukora gutya aribyo nakubwiye mbere nyine buri muntu agira amahitamo ye uhisemo kuba umunyamakuru uhisemo kuba umubyinnyi sibyo niwo nguwo nawe yakura wenda kumva nibyo akeneye kuba yajyamo cyangwa akaza akagashaka n'ibindi yanakora wowe bazanasohokera mu mujyi wa Kigali inshuti zawe kandi mukagubwa neza aho n'ahandi mu Nako Cafe tugane hano mu mujyi wa Kigali muri Tedemiri aho tubafitiye ikawa zitandukanye ndetse n'ibindi biryo bitandukanye kandi ku giciro cyiza